reka nkubwire ko njye nari mfite umutima ukomeye kuko njye numvaga ko n'ubundi ninjye wizanye ku mihanda gatwe kanjye ninjye wakazanye reka mukamene pe reka mukajanjagure nta yandi mahitamo ahari kuko ninjye wabizaniye ariko abana banjye warijije ndagira ngo nkubwire ngo biriya biganiro wakoze uburyo mwanya isindaya ariko mana ngo nkecuru nkiriya y'imyaka nyagateke idaheruka umugabo muri kano kanya ukaba uri kubona mama wawe agenda akora ibiganiro nka biriya azarimo arasebya runaka mu myaka yanjye ndi mukuru kuburyo navuga ngo ndi pevera umuryango va kuri ino mihanda genda nimba ari icyadutunga gukurayo nanjye ndi mukuru reka njye guhiga uburyo wabwira mama wawe uti mama reka Slim Jesus. yes reka nongere mbahereza ikaze bakunzi bacu nanjye mbasuhuza mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu uyu munsi rero tukatwigarukiye n'ubundi ngarukanye n'uwo bita King Ira King Ira umeze gute bajya bongeraho indebakura muri showbiz inkuba ku butaka umwami w'iyi mihanda unyita inshuti y'abadiaspora n'abanyarwanda ariko bari mu gihugu igihe nahere mvuga ngo ni inshuti y'abadiaspora habe n'uwari wanyandikira wowe ngo uri inshuti y'abanyarwanda gusa oya n'abadiaspora rese nabwo mu diaspora mvuze abadiaspora nabo aba ari abanyarwanda ariko bari mu bindi bihugu rero ndi inshuti y'abadiaspora ariko nibagiwe nabo abanyarwanda bari mu gihugu mu ndani mpamvu mvuga ngo ni inshuti y'abadiaspora rero nuko mu Rwanda abantu bose turi inshuti turahuza byoroshye ariko abadiaspora mushobora kuba mudahuza none utaje no kuri kamera ngo ni inshuti y'abadiaspora mushobora kwiheba bakavuga ati ba bantu baratwibagiwe yego niyo mpamvu rero mba mbivuga uko umeze neza shameze neza uno munsi content yanjye yitwa mu gakayi nabaye nyishyize mu bikaro ukuntu urumva noneho ahajyaga mu gakayi mandika biravugwa impamvu nashyizeho biravugwa nuko maze iminsi mbona saga muri no mihanda nkabona kwa Gasaro barekuye umuriro nkabona kwa Bosco Empire barekuye umuriro nkabona ku kandi ka YouTube channel gashyashya bakita ngo iki ni bahita ngo iki mfasha ra YouTube channel bahita ngo iki nago twe kwirirwa tunayivuga ki oya twanayimentioninga urumva kuko ora nimba ari no kuyamamaza bahita ganira reka nyivuge abantu n'umuntu uri kuganira nkabona hari saga zirimo ziravugwa barakata ati se Sandrine ibintu bamuvugaho kuko nibyo abandi bakagaruka bakavuga ese Bosco Empire ntago ari kwibasira umuntu witwa Sandrine wo ku Gasaro TV sibyo ukabona nyine abantu nta makuru afatika bafite cyangwa se abantu bakagira gute bagafata ibyo beretswe cyangwa se ibyo babonye biri aho ngaho utamenya ngo ni ibiki akari ibyo baza kugira gute kuvugira muri social media Slim Jesus rero ndaza kugusaba unyinjize mu mwandiko urumva mwibwirire amakuru cyangwa se ngutere story y'amakuru mfite na hawe sibyo ariyo mpamvu hejuru handitseho ngo biravugwa yes yego biravugwa biravugwa mbere yuko twinjira ubundi wowe ubona uyu mudamu yego ushobora kuza akiharahara akataka undi mudamu mugenzi we yego ariko amuvuga nabi amuvuga mu buryo butandukanye yego mbese ari kumuharabika wowe wabyakiriye ute nge bwa mbere mbona uriya mudamu urumva twavuga yuko ni umuntu mukuru ukuze n'umuntu nge natiyekaga yuko se cyanatekerezaga yuko yagakwiye kubaza muri bino bintu twita amatiku nge nabanje no kugira ngo ni umudiaspora iyo mvuze umudiaspora bari wa munyarwanda ariko utari mu Rwanda nabanje kugira ngo nta nubwo ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ngane wenda ni umuntu urimo arakora content ye nkuko twabonye abitwa ba Bruno Taifa biteretse urumva ngane byashoboka yuko nawe atari mu Rwanda ariko naga aricyo nagendeyo cyane wewe ngo yararengere cyangwa iki ahubwo nge nyibona imyaka ye nyibona ko ari umumama mukuru naze nyine nateje nabane ntago byagakwiye kuba yaza murano matiku sibyo ariko noneho tugiye gucukumura tugiye kureba andi makuru amuvugwaho dusanga n'umuntu n'umuntu usanzwe umenyereye itangazamakuru cyangwa se usanzwe umenyereye social media turongera tunashaka impamvu yatumye ageza akijandika mu matiku sibyo dusanga byari ugukebura cyangwa se byari uguhugura cyangwa se bikaba ari ikintu cyo kugira n'ukwihurira no kugira gute ni nko gukebura umuntu nyine ngagaruke mu murongo urumva kuko numva mu kiganiro yakoze yabaga ngo ari gukebura umuntu yes numva mu kiganiro yakoze haraho yagize aravuga ngo uwitwa Sandrine nagerageje kugira gute nimba ari ukumukira nimba ari ukumugarura nyine kumuganira none ko abandi bavuga ko ari ukubera ishyari ishyari yaba afite Sandrine se ase wambabare nkabanza ngakwinjiza sibyo muri uno mwandiko kugira ngo tuze turebe ayo mashyari dusana neza umbwira no kontu
umuntu ajya gukebura undi Yego. akamukebura kuri kamera. twagiye uyu umugore bamwita Liliane sibyo yakoze kuri Flash TV akora kuri BNB izi ni radio zikomeye Yego. mu gihugu na televiziyo n'ibitangazamakuru bikomeye ntabwo byo turi buze kugira gute tubigarukaho ubu ngubu rero nta kitangazamakuru agira akorera sibyo YouTube channel ye ariyo yira twavuze ruguru sibyo mu kiganiro cyatambukaga ninjoro kuri Flash TV yari afite ikiganiro ahuramo n'undi mukobwa nimba ubu yarabaye n'umugore simbizi witwa Vestina kino kiganiro cyitwaga Zirara Zishya ibyavugirwagamo ni bya bindi byingo zubatse batagakwiye kumvisha umwana cyangwa se iki wazanye bya biganiro by'ibishego nagare wabizanye iyo content yari yuwo witwa Vestina we akayisapotinga bagakoranamo none bwegeze ayitendamo igihe kinini kuko yahise yivamo asura mu bindi biganiro bitandukanye none ngo agiye kuri BNB yari umwe ngo mu bantu bari bakomeye kuko mu kugira ngo bahe kontara abakozi nawe ngo yabigiragamo uruhare nyuma yaho nabwo aza kuvayo ariko avayo ntabwo tuzi nimba ari kontra cyangwa se yarirukanywe cyangwa se yarasezeye cyangwa se ngo tumenye nimba ari muri cya gihe cya pansiyo wa muntu twinjire kuri we na Gasaro bivugwa yuko ari ikiganiro yigeze gukorera kuri Gasaro mutazabona wenda barimo bacana umuriro ibintu nk'ibyo ngibyo tukawota tutazi ngo abantu bahuriye he ariyo mpamvu nanjye cyageje ubundi naje nkakubwira ngo witwa Bosco Empire na Sandrine wo ku Gasaro TV bavuze ibi nibi ngo Sandrine ngo Muhanga ngo Bosco ngo ibi nibi ntago nzaho mwahuriye mu mbabarire bivuze ngo n'abantu bashobora kota uno muriro ariko batazi witwa Gasaro cyangwa se Sandrine aho yahuriye n'uyu mudamu witwa Liliane uno mudamu bikaba bivugwa yuko umubyeyi we umubyara afite icyo apfana n'umugabo wande wa Sandrine ikindi kintu bikavugwa yuko uno mudamu amaze imyaka igera kuri 23 atabana n'umugabo we sibyo bitewe nuko ngo umugabo we yitabye Imana nimba ari nabyo koko Imana ikomeze imuruko ridashira no impamvu muri kumva mvuga ngo biravugwa cyangwa iki nuko content yanjye nayise biravugwa kugira ngo dusobanukirwe niba byiza turaza no guhamagara uno mudamu mu kiganiro yego ikintu cyaje kuba rero cyatumye ngashwana n'umuntu witwa Sandrine niki hari uno mudamu kamwita umudamu cyangwa se mwite n'umukobwa uko afite abana mbirazwe nawe ajya byiyemerera bamwita Jackie nagari Jackie wandi nyine tujye tubona mu mihanda ugeze agatwika kigendera ni Jackie ni umudamu usa nk'ubyibushyeho akora ikinyamakuru cyitwa Ukwezi Live TV bivuga yuko uno mudamu witwa Jackie yakoraga ibiganiro kwa Gasaro yego akishyurwa amafaranga agera ku 50,000 nimba ari ku kwezi nimba ari ku munsi byo simbizi ariko uyu nguyu we yajya gukora ibiganiro kwa Gasaro niba mwishyure witwa Sandrine akifuza yuko bagize gute bagakoranye ku buntu bituma witwa Sandrine n'uriya Liliane badacana uwaka kubera ko yishyuraga Jackie ariko se uwo Liliane ikintu bapfuye nicyo ngiki ikintu bapfuye nuko yifuzaga ko yamuhereza amafaranga yifuzaga ko amafaranga ariko akayahundi kandi wibuke nimba witwa Jackie tubanze tumugeho Jackie mu mihanda rwavuga ngo niyinjiyemo kera ntago wenda afite ubunararibonye nk'ubwo Liliane kuko nimba Liliane yarakoze irayikorera amaradiyo atandukanye agakorera nka Flash agakorera nka BN ibyo ni ibivugwa ako ntago afite ubunararibonye bwa YouTube rega kuri YouTube ntago umunyamakuru wa radio none se Jackie tumumenye gihe ki tuvugisha ariko nanone ntago abanyamakuru ba YouTube batandukanye n'aba radio ntago umunyamakuru wa radio azaza ngo aje gutwika hano ngo ibintu ngo byumvikane cyane yego ikindi kintu ye niwe ndivugira muri biravugwa kugira ngo twinjire mu nkuru neza ikintu ari gupfa rero n'umuntu witwa Pastor Claude nawe tubanze tugaruka ku kintu ari gupfa naturi ku kintu ari gupfa na Gasaro nuko urumva ko nimba umuntu ashobora kuza agasenya undi cyangwa se agaranira kwerekana ibibi by'undi ari ukwena ngo yamwimye amafaranga urumva muri make ni nkaho yamwimye akazi iyi ni nkaho yamwimye akazi sibyo kandi ari umunyamakuru wavuga ati ngena koze igihe kinini avuga uti nakoze ahandi ifuza gukora ku Gasaro nanjye nkazamuka nuko nyuma yo kwamwimye akazi bama platform ari kubamwima amafaranga atavuga ati reka nanjye mfungura agacano uyu mudamu musebye ibyo bintu byabaye mbere yuko afungura iyo channel sibyo ahubwo YouTube channel bivuga yuko ayifunguye ari ukugira ngo nawe ashakishirize imibereho kuri YouTube uko nujya kuri YouTube ni YouTube itari yazamuka cyane sibyo we yayifungiye nk'abandi bose ahubwo yifungura agira ngo yishakirishirize imibereho ndaje nanone ninjire ahantu ikibazo cyaturutse cya Sandrine n'uyu mudamu witwa Liliane kugeza na kano kanya aho turi gusanga ama YouTube channel arimo agenda agira gute abigarukaho
ariko mbere yaho kamanza mvire rimwe kuri Pastor Claude. Pastor Claude ngo yakoze ikiganiro avuga yuko uwitwa Liliane ngo ashobora kuba afite ikibazo yagakwiye kujyanwa Indera bakamusuzuma. Sibyo? Icyo kiganiro niyo mpamvu wumvisha no mu kiganiro witwa Liliane yavuze ati Pastor Claude wamamagaye ndagukupa. Yego. Niho ngo bifu yabo bivugwa ko yaturutse. Twigarukira inyuma kuri Sandrine. Inkuru ivuga yuko Sandrine agira amafaranga y'abagabo n'aba diaspora. Ya breakingzwe ngo n'umuntu witwa Umukada. Sibyo? Navuze ngo Umukada mutemo, Umukada ntacyo dupfa n'ishumi yanjye. Sibyo? None uwitwa Umukada we arabikora arigendera. Ariko yabivuze nawe atabihagazeho. Simbizi by'Umukada. Sibyo? We yavuze inkuru arabivuga arigendera. Nyuma yaho uyu Liliane agifungura YouTube channel araza kotinga nde Umukada akora kuri ya nkuru. Yego. Amaze gukora kuri iyo nkuru, inkuru ititeza ikibazo. Sandrine ahita abihakana imbaraga nyinshi. Ari uwenda ari ukwisobanura, ari kujya kuri YouTube avuga ngo arabeshya umudamu ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyuma yaho nibwo haje yivangamo umuntu witwa Bosco Empire. Bosco Empire ngo yaje yivangamo gute? Yararebye aravuga ati uno mudamu waje mu mihanda aracyari mu basabo bake wenda narabana monetize. Sibyo? Kandi agiye guhangana n'ibifi binini. Ibifi binini mvuga nawe abantu bamaze igihe kinini muri showbiz cyangwa se mu itangazamakuru rya YouTube. Bagasona ni wamuvugaho beratuma abantu bamwanga nibajye kugira gute kumureba. Nimba bashaka ati uno muntu ufunguye YouTube channel nyamara ari gukora ibihuha. Kano kanya bonye abanyamakuru bagera nko mu 10 bavuga ngo King Irionje nangaza ibihuha. Kabone niyo babambeshyera. Babansenye kuko nta kintu nazongera kuvuga ngo abakunzi bacu bagikurikirane cyangwa se bumve yuko ari ukuri. Bosco Empire nibwo ngo yise ashaka ibimenyetso harimo no kuba yarekuye ka video ka Sandrine arimo arabyinira mu kabari. Nubwo ko ka video twakabonye tukabona nabirenze. Sibyo? Bivuze ngo njyano hano yonje kwivugira inkuru nk'izi cyangwa se nize muri content nk'iyi cyane yo ndi muri biravuga. Iyo video aho ngaho. Yego. Cyane nzi nuko iyo video reka nze nyirebe. Iyo video yirebe. Iyo video sindayibona, ntabwo ndayibona gusa ikintu nzi nuko Sandrine nabyinira. Oya video njye nari nyivuga stream. Ino video kuntu imeze urabizi nyine kuntu ni nka video ushaka kubwira umuntu ati akira mfasha. Nifata ka video. Ni video isanzwe. Ni video isanzwe. Ibi bintu narabivugiye no ku kindi gitangazamakuru. Sibyo? Iyo abari video yibanga Sandrine adashaka ijya hanze. Abari video twarabonye yifashemo selfie. Sibyo? Cyangwa ari ahantu ni video isanzwe. Ni video yashutinzwe n'undi muntu bari kumwe kwa umuntu yifata ka video bigatambuka naho gashaka ari naho ubwe yaranayishyize kuri stati ari naho bayikuye. Ibyo birashoboka kuko ntabwo ari ibanga bora kujya kuzavumbura ibanga ry'umuntu wabigoye. Nibwo uwitwa Bosco Empire rero ngo yazanye ibimenyetso bigaragaza yuko koko uwitwa Sandrine ngagira amafaranga y'abagabo cyangwa se y'aba diaspora. Sibyo? Ngibyo bimenyetso kubizana yabizanye ari ukugira ngo arengere uwitwa Liliane kugira ngo abantu batabona yuko ari kuvuga ibinyoma kuko nawe yabonaga yuko ari umuntu w'umaragira gute urimo urishakishiriza. Nuko nkuko nagira ngo mbanze nk'uruziga rw'ibi bintu byose turimo turagira gute turimo turabona ariko tukagaruka muri wa mujyo witwa ngo biravugwa. Yes. None se yego tukiranga ubundi Bosco na Sandrine bo bafiki ko ki Bosco ahanini ubona aharanira gushaka kugusha hasi Sandrine no kubereke ino nkuru Slim Jesus sibyo sende buyigarukaho cyane kuko yigeze kunkoraho inyangisha umuntu umwe yatumye momba umuntu muri no mihanda yabizi yuko ikintu cya mbere twungukiramo n'abantu. Ino nkuru yatumye momba umuntu witwa Sandrine wo ku Gasaro TV kandi ntabwo babyize ni navugishe no kuri aho kugira ngo uvuge ngo nyine ikintu yatumye uhomba umuntu sibyo ariko babyize burya iyo uvugisha kuri n'abantu bakabimenya sibyo nimba umuntu runaka yaraje akavuga undi ariko agabije kumusenya nawe ugomba kugira ukuri kwawe ushyira hanze ukavuga uti uyu yavuze gutya ariko mu by'ukuri nago byari byo ukuri kwari ko. Ino story kuntu rero bimeze Slim ni ibintu nge naza ngo magarayo cyangwa se ngo mvuge ngo sibyo cyangwa se ngo ariko nanone mva ari ibintu birimo amafuti wabireka. Ibi bintu ni ibintu nyine wavuga ngo utamenye ibyari byo kuko iyo ngiye kubivuga ndabanza ngavuga ngo Sandrine twamenye yengeze mu mihanda. Bosco Empire twamenye gutyo nawe hanini nimba duhere kuri YouTube ni YouTube duhuza hanini sibyo nubwo wenda we turi inshuti bisanzwe mu buzima busanzwe butandukanye na YouTube ariko
ibintu byabaye nge King Ira narinjira muri ino mihanda kandi ikindi kintu sinzi aho Sandrine na Bosco Empire bahuriye ubwabo mbere yo kumenyana kuko bamenyanye mbere yuko nge menyana na Sandrine sibyo rero ibibazo byo bivuga ngo runaka na runaka ngo bafitanye ibibazo byageze aho bizamo n'uburozi bavuga Bosco avuga ngo Sandrine ngo yashatse ngo kujya kumurogera i Muhanga ibyo ntago nari kubimenya kuko sinari mbizi icyambere sinari nzi umubano Sandrine afitanye na Bosco icyaka tujya kureba natwe uko ibyo bintu byabaye witwa Sandrine yagiye gukorera ikiganiro kwa Bosco Empire i Muhanga sibyo nago Sandrine yekereza ko ari kuva i Kigali akajya kurogera Bosco i Muhanga wa muntu nta nubwo nekereza yuko icyo gihe Bosco Empire yabazi ko afitanye ikibazo na Sandrine yari kumwemera ko bakorana ikiganiro bivuze ngo rero ahubwo ashobora ko harimo akantu ko kuvuga ngo dukreye content tubone ibyo tuvugaho niyo mpamvu ngene mbana nashaka kubigarukaho neza nyine ubundi we na Bosco baba koko abenshi bavuga ngo na amashyari icyo gihe babivugiye Bosco yari ari hasi sibyo yari ari hasi ahubwo ikintu nabonye hano kuri iyi mihanda uhura n'umuntu ari umuntu wubahaga wifuzaga ko ari inzozi zawe uvuga ati uyu muntu ndifuza kuzakorana nawe yego wamara guhura nawe rero ikintu kita gikurikira uhita ejo utangira ukaza ukamuzamukiraho ahubwo uyu muntu ugatanya kuvuga amadefo ye ugahimba ibiki n'ibiki kugira ngo nyine ubone views n'abantu nyine utwika ariko ntago biba ari ibintu byiza ntago ari ibintu biri fair kabisa banze kubyivangamo urumva hose no byose bishamikiye ari uwo Bosco nuko bimeze even nuriya mudamu nawe nuko bimeze nari ari kubikesha kuba wenda baziranye barahuye akavuga ati kuba Sandrine wenda yarakoze YouTube bigakunda nanjye nayikora nkayikora muri ubu buryo harimo n'akantu ngo k'ishyari ashobora kuvuga ati turimo turagirira ishyari cyangwa se ngo abantu banini barimo baragirira ishyari wa mudamu uri kuzamuka Sandrine nta muntu utamugirira ishyari ko arakora cyane arimo akoze kubona umuntu w'umudamu cyangwa se umuntu w'umukobwa ushobora kugira nta n'ahandi uzigera umubona ushobora kugira channel igeze mu bihumbi 300 ibihumbi 350 urumva na 80 ejo ndarabije 400 ni ibintu babire noneho ukabona naho n'undi muntu umushyigikiye biturutse mu mbaraga ziwe mu gukora kwiwe urumva rero nta muntu utamugirira ishyari rwose ate n'umuntu bikomoza ngongorera kuri televiziyo runaka ubundi abantu benshi bazano hanze baka successful usanga yakoreze kuri tele yakoraga nko kuri RTV ariko akaba afite access ku buryo nta muntu n'umwe yakaka ikiganiro ngo kimwe yego cyangwa se n'umuntu wamufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose niyo mpamvu bifu ya Bosco Empire urumva na Gasaro mwabantu simba nshaka kuyitindaho urumva kuko nyine burumva ikintu yanzaniye yatumye mpumpa umuntu we nawugane yari kuzaba inzozi zanjye mu gihe runaka sibyo kuko nka Sandrine afite platform nini umuntu wese akifuza kuba yajyaho nose nimba yaratumye ho mbungo byibuza aka kanya nagushaka kubimakinga click avuga uti byibuza wenda ahantu nimba we ukari no kuntu yego nasaba umuntu imbabazi kamuga ati ngewe byagenze gutyo kira ikintu byari siri nge nta muntu ufite wo gusaba imbabazi kuko naye nahemukiye sibyo ahubwo ikintu cyabaye nuko nge banayemo sigara nge ndwana no kwikuramo gusa naho nibaza bakakubwira cyangwa se naho nibakora n'inkuru zabo nta muntu n'uyu n'umwe nigeze nunga gatoki nge icyo navuga ni Bosco Empire kamve muri ibi bintu sibyo najya kuri Gasaro nkaba ni Gasaro bino bintu nawe kambive muri gihe ntacyo mbiziho kuko ari uwitwa Gasaro n'uwitwa Bosco Empire senze aho bamenyaniye sibyo nge nta muntu yigeze nunga urutoki rero sibyo rero nta mpamvu kujya gute yo kuba nasaba imbabazi ahubwo mwitwa Gasaro we ashobora ati nyamara nge njya kumenyana na King bwa mbere mubona namubonye kwa Bosco nta kuntu King Ira yamvugana cyangwa se ngavuga ukuri kandi asanzwe ari inshuti ya Bosco Empire akaba ari cyagenderaho gusa nge mu kuvuga bino bintu navuze ni nge muri zino mande ebyiri nta na rumwe mbogamiyeho kuko mu bwanyu mujya guhura ntabwo tuzi ko twagize gute ntabwo nzi ko mwahoye tuvuga nk'urugero nk'umuntu akinjira nkaha urumva agasanga nge na Sirimu Jiza dusaba dukorana ibiganiro ejo bundi ukajya kumva ndavuze ngo uzi ko Sirimu byagenze uko sibyo ikibazo cya danje ukahita utanga umugabo wa muntu winjiyemo hano kandi uwo muntu ntagaze umubano wanjye nawe naho watangiriye bivuze ngo uwo muntu nta kintu abaze sibyo niyo banavuze ni nanjye rero kwinjira mu mubano wa Bosco Empire ni Bosco Empire na Sandrine wo ku Gasaro bari gupfa iki ngiki ibyo sinabyinjiramo kuko ntabwo nzi umubano wabo yego reka mwereke noneho sanko kina kano kantu yego bijya bimfasha rimwe na rimwe nyinira gatoya aho ngira impamvu nkubye koro
Korode we Korode wankozeho ibiganiro, Korode wanyise ibyo ushaka. Reka nkubwire Koro, njye nari mfite umutima ukomeye kuko njye numvaga ko n'ubundi ninjye wizanye ku mihanda, agatwe kanjye ninjye wakazanye. Reka mukamene pe, reka mukajanjagure, nta yandi mahitamo ahari kuko ninjye we wabizaniye. Ariko abana banjye warijije, ndagira ngo nkubwire ngo biriya biganiro wakoze, abana banjye baraye badasinziriye, abana banjye baraye barira, naraye nicaye, uri kubyumva neza, naraye nicaye nkajya guhoza muri iki cyumba, nagira ngo wenda agiye gusinzira nkumva undi nawe arimo arapfuna, nkajya guhoza no mu kindi. Koro, utabona ngo nazaga imbere ya kamera nkakora ikiganiro meze kuriya, no mu marira rimwe na rimwe nariraga, abantu mujye munyumva. Abantu narababwiye ngo mwana wanje iyo ubwababaye nje mbabara inshuro 100 kumurusha. Mu bintu bibaho kuri iyi si nta kindi kigeze kinezeza umutima wanjye. Wambabarije abana Koro, nukuri wambabarije abana, wandaje amajoro ndara ndi kubahoza, wancama bikagera ubwo abana bambwira atari ko mama urabona ibi bintu hari aho bizagera, urabona se basi nibura uzagera ahantu ugatuza n'abantu bakareka kugutuka, ntabwo ari kumwe n'abana banjye, mureke tubihe igihe. Ubu ikigusetsa ko njye n'abana banjye twari twafashe igihe tuvuga ngo nibirenga amezi 2 mu kintu ukagura uko mushaka kuriya, inzego zishinzwe kubakurikirana ntizibakurikirane. Twari twavuze ko iyi mihanda si yacu, ubwo ubutumwa twahatanze twarabutanze, turagiye. Nari guhita menya na kamera nari kuyimena kugira ngo wumve ukuntu nari mfite umubabaro w'abana banjye. Rero aho uzi ko wababarije abana banjye, ikintu kiraha sibyo usaba imbabazi abana banjye, ubwira abantu bose bumvise biriya biganiro uburyo mwanyise indaya, ariko mana ngo nkecuru nkiriya y'imyaka nyagateke idaheruka umugabo mwishakira umwana ariko mana, ariko umuntu ushaka koreka ne kuvuga byinshi ko n'ukuri watuma nanone nongera kurira. Ariko icyo mubwiye cyo kugira ngo nzemere kuvugana nawe cyangwa nitwe ngo nge nakorana ikiganiro, ibyo kunyihamagarishwa ngo uri mu kiganiro oya. Kandi ikindi narababwiye sishaka umuntu n'umwe uzigera mpamagara ari mu kiganiro. ahantu turagarukaho gatoya. Wowe ukimara kumva yego amarangamutima yiwe afite muri kano kanya, kumva ko yababaye, ntago rega cyane ngo baramututse ngo bituma abana be barira. arebe n'uri abantu batazi sibyo, bana tujye tunyuza tugiyemo no mu kuri kuhari kusanzwe guhari. Nago iteka mu gihe wundi wavutse uba witeguye kuba wavugwa, noneho bikaba karusho uje muri no mihanda ukagira uvugaho yenge kune nawe agiye kugusubiza. None se ahangaha nimba we ku giti cye ariyumva ko yavuze umuntu, yego nako baramuvuze, harataryamye aradasinziriye, yego we akiko afite abandi yatatse no bakiri kwata. Yes, niyo mpamvu uri kukubwira bino bintu. Uno ni umuntu mukuru ufite ubwenge wize ku rwego ruri hejuru. Yagakwiye kuvuga ngo nimba mbona hano hantu ibintu birimo ndakora bibabaza abana banjye, reka mve mu mihanda ngende, kuko nawe ibyo akora bibabaza abana b'abandi, bibabaza abana b'abandi, imiryango y'abandi. Kandi ikindi kintu ashaka kwitwaza ngo YouTube ndimo ndayishakishiriza amarongo ari buze gutunga abana banjye. Ese abo bana uzabagaburira barare barira? Shobora kucyumva. Nanone tukaza ngo twivange mu matiko y'aba YouTuber, kuko uno mudamu umenye yuko afite YouTube channel ikiri mu basabi 4,000 kandi ntago ariho yahereye. Yatangira ino saga byange bikunde ntago wabuza abasabi 2,000 bamaze kwiyongeraho. Bivuze ngo kuba yavuga kuri Gasaro, Gasara kaza kamuvusubiza, Bosco Empire akabijyamo, Pastor Claude akabijyamo, biramwongera umuvuduko no kumenyekana. Mubibarize nkawe uri umuhungu wa uriya mudamu, uri umuhungu wa Liliane, muri kano kanya ukabona mama wawe, muri kano kanya ukaba uri kubona mama wawe agenda akora ibiganiro nka biriya, azarimo arasebya runaka, yego wabyakira ute? Ese ni ikihe kintu muri kano kanya wabwira umubyeyi wawe mu gihe ubona ko ari gukomeza gukora bino bintu? Ibintu ngiye ikintu cya mbere ntago ari byanshimisha pe, ntago byanshimisha gukora ibiganiro nka biriya bihara bikabantu cyangwa se by'amatiku. Bivuze ngo nukuburana imbere ya kamera, kabone naho ataba ari kwataka abandi, ari ikintu cyo kuburana imbere ya kamera, ntago cyanshimisha sibyo. Ndamutse mbonye noneho ari cyo kintu bishobora kuba cyadutunga,
mu myaka yanjye ndi mukuru kuburyo navuga ngo ndipivira umuryango sibyo iyo YouTube imara ingiye yijyaho nijandika ngo re amakuru atandukanye n'ibya showbiz mbiteho ariko bino bintu ubivemo sibyo hari ibintu byinshi none umuntu ufite ubunararibonye nk'uri yakoze ku bitangazamakuru usa nk'umubwira umubyeyi wawe nyine umubwira dore ubutumwa nakitangira sibyo twamaze kubona yuko yakoze ku bitangazamakuru bikomeye amakuru ari hanze avuga ko ari umwe mu bantu bize ndetse cyane bivuze ngo umuntu yo yize afite uburyo bw'imitekerereze bw'uburyo yakiriyamo business agomba gukora YouTube ntabwo wakorerwa amateko gusa sibyo ntabwo YouTube ari ahantu haza nyine ngo twihebe dukora ibyo dushaka wakora amakuru ku kintu runaka wakiriya content ku kintu runaka wajya ku mbuga nkoranyambaga zandika ugasoma nk'inkuru kaza ukabwira abantu sibyo wanaza ugatera story abantu niyo wabacira imigani ariko kava mu kintu kijyanye n'iki kijyanye n'amateko kuko nubona uno mudamu ari mu myaka mikuru kambivuga uko nguko sibyo kuko arambyaye rwose ndanamwubashye kuko ambyaye ni mukuru kuri nge arusha imyaka myinshi umuntu witwa Sandrine arusha imyaka myinshi umuntu witwa Bosco Empire wenda bajya kujya mu kigero kimwe ariko nayo mamye ko ashaka kuba muruta ni umuntu witwa Pastor Claude sibyo nago bano bantu uri kuberera imbuto nk'umuntu mukuru sibyo ahubwo wagakwiye gutuza kuko buriya uyu uhangana n'umuntu urusha imyaka umurusha n'ubwenge umurusha n'imitekerereze n'ubwo urwego rwa tuba twarubonye bivuze ngo rero ahubwo ikintu cyakabaye cyiza yagaciye bugufi izo YouTube agakora ibindi bakamuvuga akabihorera kuko igihe cyose waziye ku isi none ukaza kuri ino mihanda utega ku gatwe wa mugane wawe barakamera nk'uko uri kubivuga ubwo umubyeyi wawe amubwira ngo tega ku gatwe barakamera ntabwo ariko namubwira nje urumva ukuntu mbwiye sibyo kizamo ubutumwa nk'umubyeyi wanjye nabambwira shyiramo n'akandi kantu kizemo ubutumwa nabutambuje navuze ngo ari umubyeyi wanjye nagane va kuri ino mihanda genda nimba ari icyadutunga gukurayo nanjye ndi mukuru reka ngiye guhiga nubwo umuryango wanjye sibyo ariko ndongera ndavuga ngo inama ya buri muntu wese ntabwo ari wenyine mbigeneye uburyo wabwira mama uti mama reka aba ari njye ujya gukora amatiku oya ntabwo nakora amatiku nese njye nkora amatiku njye nkora showbiz mu gihe abona amatiku ari arebwa cyane kandi mu rugo ibibazo bimeze nabi ni kwa gushaka utuntu twinshi kwa gushaka ibintu byinshi ese ndaba babishye ko amatiku arebwa cyane nese ikiganiro afite kuri YouTube cyagize views 2020 n'iki ntago mbizi nawe ujye urebe nawe kamwibarize nimba ari kino kiganiro ikiganiro ufite cyagize views 2020 n'iki sibyo nimba uzi ugakora showbiz ukavuga ngo The Ben agiye muri arena agakora igitaramo cyiza ukabona views 2000 cyangwa se 200 sibyo nivuga kuri yamana ukabona views 2000 cyangwa se 200 nawe ukaza mu mateka ukabona igihumbi cyangwa se 5 cyangwa se 200 urumva bitandukaniye hehe bitandukaniye none se ahantu hose yakoze itangazamakuru hari ahantu na hamwe bigeze bamuha akazi bashingiye ku mateko cyangwa bamaga akazi k'itangazamakuru mu kuvuga amakuru bivuze ngo rero amateko ni ibindi bintu biza ku ruhande wenda ashaka kuba akeneye attention y'abantu sibyo ngo bamuvugeho aho bagasoro bamusubize kuko ari abantu banini bafite ama platform manini ashobora kuvaho n'abantu baragasoro bakora ikiganiro kikayegwa n'ibihumbi 40 ashobora no kuvaho abantu nk'ibihumbi 25 bije kumureba bikajya kureba wa muntu baraga bateka mbanze ariyo mpamvu yagarutse ku kintu kivuga ngo we n'abana be bihaye amezi 2 muri ayo mezi 2 agiye gukorwamo iki ntago mbizi urumva atari amatika ahubwo muri ayo mezi ayo bagiye kuzamura iyo platform yamara kugira nk'ibihumbi 20 byo basubscribers n'abantu bagiye bakura handi aribwo batuza uriya kintu nabonye bino biganiro binagira n'ingaruka ibiganiro kuzamura ca no ku matiku cyangwa uri kuvuga umuntu ubutawugeraho kabura ikintu cyo kuvuga cyeke yo wisanze wongeye kuvuga wa muntu yego kandi kuvuga wa muntu nta kundi no kugira ikintu kumuhimbira oya ubwo urumva niko abimeze rero wumvise ko afitemo n'igitekerezo cy'uko abantu bagiye bamuvuga nawe bagiye bamukoraho ibiganiro bitari byiza azabafungisha nge nakubwiye biravugwa sibyo reka muhamagare yo kubundi tugerageze namba twumve kuri ibi bivugwa cyangwa nimba gifite ya tekinika ngo umuntu umamagara mu kiganiro nzajya nyita mukopa muhamagare twumve da muhamagare rwose umubiri wa mubyeyi we gira uca inkoni zambuka uve kuri YouTube kuko ntabwo mubwiye ngo ave kuri YouTube kuko nakora umugati ngo nawe ngo nareka akazi sibyo ahindure content naho natari kwifata ahubwo ahindure content ibiganira ko ari ibyo ahindura
rega urumva nimba ari kugaburira abo bana niyo wabahahira inyama kuko wazikuye kuri YouTube bakarara barira wakishima nivuga ngo umwana wawe arararira kandi arizwa n'ibiganiro ukurira kuri YouTube niyo wabaha inyama ukarenzaho iki n'iki akarararira urumva umutima wawe ufite amahoro urumva ni ibibazo ntabwo ari kuyifata nimba atari kwifata si umwe ntabwo twakisoreza twisoreze gusa wenda ubutumwa natanze sinzi bwumvikanye ntabwo naje no muri kiganiro cyacu gisanzwe ngo cyo kwinjira mu kiniki urumva njye n'ubutumwa natanga kugira ngo umwana wamugaburira inyama urenzeho ifiriti umuyiga ahantu heza ariko mu ijoro najye kuryama ararira cyangwa se umutima yumva udafite amahoro byaruta mu gatuza mukirira ikijumba anagenda no mu nzira avuga ngo dore umwana wa mudamu utukana cyangwa wa mudamu uvuga nabi kuri YouTube ibyo bintu ni byaruta mukirira ikijumba murimo museka musabana nka famiye yego so ndi kumva twasoreza aho ngaho rero nshimire abari badukurikiye Slim Jesus.